APR Rigani ku munsi weje yakoresheje ikiganiro n'itangazamakuru kaduhere kuri iyo ngingo mbere ko tuza kwinjira wenda no ku mukino ifite uyu munsi cyangwa se no kuri shampiyona muri rusange. Ikipe ya APR eje yakoze ikiganiro n'itangazamakuru ku isaha y'isa yine ku kicaro cyayo hariya ku Kimihurura bakunda kwita mu Myembe. APR tumye itangazamakuru baganira ku ngingo nyinshi zitandukanye. Mbere na mbere ariko ngira ngo ikiganiro itangazamakuru cyari gikwiriye. Byari ngombwa kubera ko hamaze igihe hari ibintu byinshi biba bigomba gusobanuka, ariko kandi binaba byiza iyo abantu banibwiriwe ibintu na ba nyirabyo n'ababiyobora. So mu ijambo rimwe cyari ikiganiro cyari gikwiye cyaziye igihe ukurikije byinshi byari mu zigiye bivugwa. Ni ikiganiro rero cyari kirimo ubuyobozi bw'ikipe ya APR burangajwe imbere na Afande Deo Rusanganwa, yari yicaranye na Afande Muyango ndetse hari na team manager wa APR Major Kavuna, hari n'umubitsi wa APR ubwo we dafu byite gutyo ni Captain Deborah, nibo bari bahari mu bijyanye na administration ya APR. So hari umutoza Darikonovic, hari n'umutoza Thierry Hitimana. Kuri pano nibo bantu bari bayicaye. Rero byatangiye n'ubundi ubuyobozi bwa APR buhikaza itangazamakuru. Ingingo nyamukuru rero kuganirwaho ya mbere yari kubaha ishusho nyine y'uburyo APR yiteguye imikino yo kwishyura muri rusange. Hari abanyamakuru batandukanye, nari mpari ndetse na Iberi na Cyayisaba nawe yari ahari. So n'abandi banyamakuru benshi cyane bo ku bitangazamakuru bitandukanye. Shampiyona cya mbere muri rusange bavuze ibintu byinshi cyane, ariko umutoza Darikonovic niwe wabanje kubazwa byinshi kubera ko urebye yari afite imyitozo ndetse Deo Rusanganwa Afande aravuga ati mubanze mubaze umutoza ibyo mumubaza, afite izindi nshingano ari buze kuba yajyamo noneho mu mureka agende, hanyuma nagenda ubundi twinigure tuganire uko byagenze. Umutoza rero arabazwa, yabajijwe byinshi cyane. Kimwe mu bintu yabajijwe ku mupira akina utanogeye ijisho. Abanyamakuru twabarizaga abafana ba APR ubwo batuwe umutoza arakina, yego ntabwo duhagaze nabi, ikipe ya APR ya kabiri, birashoboka ko twanatwara n'igikombe nk'abafana ba APR, batari ko mumutubarize umukino we ubishye utanogeye ijisho, gutsinda imitima yavuye mu bantu, ibihaha byenda guturika, bizarangira ryari? Abanyamakuru rero twarabimubajije. Darikonovic yemera yuko agiye kubikosora kandi yemera yuko nawe abizi, ndetse avuga yuko n'ibitego 18 APR imaze gutsinda ngo bishobora gukubwa kabiri muri imikino ya phase tour. Ibyo ngibyo abafana ba APR mu byumve n'umutoza kabizi. Yego arakina ariko nye nta scoring nk'ibyo bariganiye bagenda basesengura mu biganiro bya buri munsi, nawe arabizi. Dariko ikindi kintu Dariko yavuze ngira ngo twamubajijeho ni ku bigendanye n'abakinnyi muri APR byavuzwe ko ngo badapasanye, abanyarwanda badapasa abanyamahanga, ngo Ruboneka yafashe baro ngo ngayicomeka kwa Gilbert, ariko ngo babigoye ko yihindura ngije kwa Omedi cyangwa ije kwa Kiwanuka. Arya yicame soje bero bafite bingahe bari sigaye ifite passport muri APR. Ibyo byaravuzwe cyane, si ubwa mbere namwe nyango mubyumvishe.
abafana bo mu makipe y'i Kigali nabo bakunda utuntu nk'utwo tw'udutiko ubwo n'umwe kandi ibyo babyita fluke kaba ari akanarativu kavuye nko ku muntu umwe abonye baro muri stade yicaranye na mugenzi ati ndaje nkwereka ruboneka adapasuye wenda yipashe kwa Gilbert akabara yahaye muzongo bafata conclusion oye nta ibyo ni ibinyoma so rero ubwo ntago bibaho ibyo nayo niyo ni ingingo yaganiriweho muri iyi press conference. Darkonovic avuga ko ibyo bintu atabizi pe, avuga yuko biramutse bibaho byakwica tactical formation aba yateguye kandi yabibona ko harimo ikibazo, ahubwo bazamuhurwaho nibatangira ibyo bintu kuko kuvuga atari ko mwebwe mwabanje mu kunga abo bakinnyi banyu. Avuga ko ataza bwose byavuye kandi mu bakinnyi be abana nabo umunsi ku munsi atarayibona umupira akoresha imyitozo no kuri match niwe boss ati ibyo bintu sindayibona sinzi aho bivuga babikura. Afande Deo yaramwunganiye arambwa ati ibyo narabyumvise ati nanjye ubwanjye ndabyikurikiranira ngo mbirebe koko niba ikibazo cyaba kiri muri equipe nyoboye. Ati mu by'ukuri nta n'ikimenyetso na kimwe twabonye ko ibyo bintu byaba byarigeze no kubaho, rero twebwe tubifata nk'ibihuha. Ariko Darkonovic ndetse avuga ko hazaza he muri APR, ndagira ngo ari naho twumve Darkonovic bijyanye na contract muri APR, bijyanye no uko akina n'ibiki byose, hari icyo yabivuzeho ubwo nari mbaje kuvuga muri bimwe mutari bwumve muri interview. Reka twumve Darkonovic. Think about it and all the time put pressure on myself. What is rumors and speaking around, of course that ibyo nanjye mbitekerezaho bakagira igitutu buri gihe bihuha bivuga ko nanjye nishyira mu bibazo nzira ndimo. Ikipe yacu izi ibyo turimo kugeraho ndetse n'ibyo twashobora gukora tugeranyije n'aho turi ndetse n'aho twahoze, ndetse no muri ikipe twavuga yuko turi mu nzibacyuho. Uzumva bamwe mu bantu banyuzwe n'ibyo tumaze kugeraho ndetse n'abakunenga bavuga ko uri mu nzira batifuza. Bamwe bazakira ibiciro ku mutwe wanjye bibaza ibibazo bibazaga mbere. Bamwe muri mwe narababwiye ngo ibikapu byanjye bihora byiteguye kugenda, nta nubwo njya mbitekerezaho kuko uyu munsi ndi umutoza hano, ejo n'ejo hazaza, ariko nyuma yaho ni ibintu bisanzwe ku mutoza wese. Ariko murabizi niba mwifuza ku byo umuntu yagezeho n'intsinzi mukagereranya ku gikombe cy'intwari kirangiye mu minsi ishize, ndakeka PRFC yaherukaga kugitwara muri 2019 niba mbyibuka neza ni muri 2019. Harishize imyaka 5 twasesengura kuri Sekafa, twasesengura muri CAF Champions League ndetse n'ibyo twagiye tubura muri iyi minsi. Yego nibyo nanjye ntabwo mpagijwe n'ibyo twakoze mu mikino imwe n'imwe, by'umwihariko ku mukino w'amagaju twatakaje kuko iyo tuza gutsinda uriya mukino twakagombye kuba turi aho twahuze umwaka ushize. Icyo dukwiye kwirinda ni ibihuha kuko turacyafite indi mikino 15 muri shampiyona. Turiteguye ko dushoboye tuzagerageza gutwara shampiyona uko byabaye mu myaka yashize. And I think we avoid all speaking and rumors in that moment. But we have 15 matches in the league. Abakinnyi baje bashya bafite uruhare runini, gusa ndabiseguraho kuko mutabonye bitoza kuko mwageranye ibihe byashize n'ibyubu. Ushobora kumva abakinnyi batandukanye barimo Djibril, Denis Omid na Hakimu bazatanga izindi nyongeraho zisumbuyeho. Bazanye ubundi buhanga bucya ugeranyije n'abo twari dufite mbere. Ubu rwose biratandukanye kuko dufite abakinnyi bakinnye mu majyaruguru ya Afurika, yaba ari muri Maroc, banyuze muri JS Kabylie no muri Berkane. Nubwo ibyo ngibyo ntacyo bivuze, gusa ntabwo hakina hari utari umuhanga, kandi mwarabibonye ku mukino wa Polisi duheruka gukina wa nyuma. Urebye uburyo yakira umupira, uburyo awukoraho, gucenga n'uburyo agenda ndetse n'uburyo atekereza, ibyo afite bitandukanye n'ibyo twari dufite mbere. Nuko azatanga ibirenze byo mu myitozo, azatanga ibirenze mu ikipe ya APR yacu ndetse n'ahazaza hayo. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda kuri Djibril kuko dukwiye kumukoresha mu mukino dufite. Gusa ntabwo yari yaba mwiza mu mbaraga mbere y'uko aza yari amaze ukwezi adakora imyitozo, gusa tugomba kumukoresha vuba bishoboka. Njye ntabwo nafashe icyemezo ku Banyanigeria bagiye, gusa niba ushaka kubavuga ntabwo ari njyewe, nibo batumye bagenda. Ntabwo bari bakwiye kuba bari muri APRFC, yaba ari mu buryo bw'amazina, uburyo bujyanye na shampiyona ndetse n'uburyo bakinaga n'ubuhanga bwabo ndetse n'ibyo bakoze mu gihe cyashize. Ntabwo bari bakwiye kuba abakinnyi ba APR. Ubwo ubuyobozi bushya bwazaga buvuga ko hari impinduka zikwiye gukorwa vuba na bwangu. APRFC ko yari ikeneye abakinnyi nka Djibril,
babakinnyi bafite ubunararibonye, babakinnyi bakinnye muri shampiyona ya Maroc, ufite imikino 32 cyangwa 34 muri Champions League ndetse na Confederation Cup. Twarakinnye duhura ndamuzi ubwo nari ndi mu ikipe ya Monastir. When you play in Moroccan league, you have 32, 34 plus Confederation Cup or Champions League. He played against me, Monastir Berkane. You had. Godar Konovic rero byinshi yatangaje igaruka no ku bakinnyi basezerewe barimo abangaba ba Chidie Belen Obodo ndetse na Godwin Odibo n'abandi bagiye bagenda mbere, ariko mu byo yatangaje nyine hariho n'abayifashe nko kwihenura niba ariko nabyita, ko yaravuze ngo kugenga isaha n'isaha nagenda akora kandi kantu yagobetsemo ngo igiye ngo ariko igiye kureba ngo ni club ntoza ngo mu myaka 5 ngo igiye kureba nta kintu n'undi nayo yagezeho. Urumva ngo rero ngo kugenda ngo twaganiriye nagenda, umuntu wese ahora byiteguye. Ariko cyo gisubizo nicyo nabonye iyo kesi no ku mutoza wa national igiba kesi. Niba ushaka ko ubaho abantu bakubaha batagutondagira, gerageza ugire amababa akomeye ugurukire hejuru mu bicu bya nyuma nk'igicu, kandi niba ushaka kubaho wemera kubaho ubuzima buri average mu bijyanye na treatment, nyine ubwo wemeye kubaho nk'ikindi kiguruka. Buriya ngo inkoko yari ikiguruka ariko hitamo kutagurukisha amababa, hitamo kuzajya yigendera ikoresheje amaguru nkatwe twese. So twanga ukuri ariko niko kuri. Darkonovic niba yaratoje Monastir akakubwira yuko na APR mu myaka 5 ishize wiwisebo nta kibazo kibirimo, mu myaka 5 ishize APR yageze kuki en terme ya Champions League, Confederation Cup, nyine nk'ikipe ku mugabane wa Afrika. Abashobora kwibaza bati kuki ajya mu mateka y'ikipe kandi atayajyamo. Ni ikibazo mwari mumubajije gisa n'ikimubwira ngo bibaye ngombwa ko agenda. Birasa n'ibyo umutoza wa national yigeze kubazwa. Fete media tujya tugerageza kudaha abaturage ibintu bimeze nk'aho ari ukubabwira ngo look ngo uyu muntu ngo yabaye ngo mubi ngo yavuze nta kintu kibi yavuze. Ni fact ahubwo abantu badashaka kumva. Umutoza yaratubwiye ngo ntituri Brazil, mbona abantu bavugije nduru ngo yango ku izina ry'Imana ngo naguru, none se turi Brazil? Nyine turi u Rwanda mu mupira, ariko nyine bakavuga bati kuki uvuga gutyo ntituri Brazil kandi nako tubizi ko tutari Brazil. Kuki wanga kumva ko utari kuki wanga kumva ko Ruvuyanga kandi uriwe? Niba Ruvuyanga ari umusinzi bakavuga atariko hari abanyamakuru b'abasinzi, kuki utangira kuvuga ngo bibivuga kandi uriwe? Umuntu ntagakwiriye kuza kunyumvisha ko ntari rigani. Oya tubyumve neza, ntago umuntu akwiriye kuza kunyumvisha ko ntari rigani, kuko nanjye deje ndabizi ko ntari rigani. Sibyo? Nyereka ko Ruvuyanga your statement irimo ikintu kiri very very subjective, turebe ikintu kiri objective. Nango izimiza yakoze ari naryo ntego, iryo niryo tutumva ahubwo tukajya mu matiko yandi y'akanyarwanda, which is not okay. Izimiza yakoze umuntu arakubwira ngo nturi Brazil, nturi Brazil ntagavuze geographically, ntagavuze ngo ntago turi yose ya Atlantic. Nyine aravuga nyine ibigwi n'ibyo, aravuga ngo kinyamupira you are not ntago uri Brazil. Muri make nko kuvuga ati sino kuvuga ngo ntabwo uri Brazil nk'igihugu n'ibyo kandi gishoboye imbere muri bibi, hatagira utangira kwibaranga ubukungu mu byo Brazil yakoze cyangwa ikora mu mupira sibyo ukora, nta nubwo urabigeraho. We muri make aravuga ingiro nyine imikorere ibikorwa. Niyo umuntu akubwira ngo nacyo APR yakoze mu myaka 5, ntabwo avuga ngo ntiyaguze, ntabwo avuga ngo ntiyagabura abakinnyi, ntabwo avuga ngo ntihemba, ntabwo avuga ubwo harabatangira ngo gusuzugura ngo ikipe ngo ingabo z'igihugu ngo azi ngo uko yashinzwe. Ntabwo yavuze amateka ahubwo we wakomeza ala. Muri make ni nko kubaza ati iyo avuze ngo mu myaka 5 ishize n'ubundi APR ntacyo yagezeho, muri make ugomba guhitindukira ahubwo ukabaza umufana urifuza ko APR igera kuki, wifuza ko mu myaka 5 ishize APR iba yarageze kuki. Arahubwira amatsinda, ahubwira kugera kure muri Champions League, ahubwira kuba yaba ari ikipe ikomeye mu karere,
ese ibyo bintu byagezweho ariko nawe ni nabyo yasinye nibyo nkubwira nyine niyo nyito y'icyo akubwira ati mu myaka 5 ishize aho hantu niho mutari nekeza ko wenda muri context wenda turabizi wa mugani ngo Rwanda rikari wenda mbivuge mu Kinyarwanda cyangwa se Rwanda iyo umuntu avuze ati uri iki ngiki wowe utamutanze ngo ukiyite akenshi iyo nyito ikugora kuyakira ariko buriya mukuri kw'icyo umutoza yarasobanuye nubwira ati njyewe ubwanye nasinye amasezerano naguriwe abakinnyi nazaniwe abanyunganira nazaniwe ubuyobozi bushya kugira ngo tugire ibyo tugeraho by'umwihariko mu mikino nyafurika by'umwihariko muri Sekafa ntabyo twagezeho ariko abantu no twifuza kuba turi ese muri iyo myaka 5 mwebwe mbiciye karendiriye mbiciye ikura mbiciye urugendo cyangwa ahubwo narinje ngo nanjye dutangirana urwo rugendo nigeza ko nibwo buryo Darkonovic yifuza kuba yakadresa umukunzi wa APR wibaza uti ese ko hari ibyo twari turi gutegereza muri wowe tukaba tutari kubibona abonye umuntu hari ikintu cyo guhita bakoramo nk'isomo ku mpande zombi hagomba kuvuga ngo okay hari ibyo tutashoboye kugeraho mu myaka 5 ishize Darko hari ibyo twamuzaniye n'umushinga twakora iki ngo uyu mushinga noneho ukunde icyo nicyo cyo kureba cyane icyo nicyo kiri objective ntago bitandukanye n'imvugo abantu bibuke Pep Guardiola aza muri Man City yajyaga akoresha nziza cyane none ugasanga abantu wa mugani wawe barashaka kubyanaliza kuri nivo y'ubwenge bwabo bagashaka Mansur nta kibazo afite n'abakinnyi ba Man City nta n'ikibazo bafite ariko ugasanga abantu nibo bashaka kubigira igitangaza ngo buriya ngo batinya Champions League Guardiola bamutungaga mikoro yavireye mu kimwe cya kane akavuga ati turi kipe nto muri ibi bintu bya Champions League turi gukura agasuramo ijambo nakunze kurivuga nyiri kuri Radio 1 naha ngaha kuri Radio Rwanda mu ma interview ya Pep umwe mu bantu nkunda bagira ukuri yasuragamo ijambo ngo what we need is to be close icyo dukeneye ni ugukomeza basi gukomanga aho hafi kuba turi hafi tujyemo tugere kimwe cya kane tugere kimwe cya kabiri tuzamuke tugere finale aranahatsindirwa aravuga ati urabibona ko n'ubwa mbere tuhageze progression hari ugukura guhari kugaragara noneho reka turebe ko twagera kuri finale bwa kabiri tukagitwara byaje kurangira nanagitwaye no kubakinnyi bereka ngaruke gatoya iyo bamutunze mikoro akambwira ngo Haaland yatsinze bino bitego gutya na gutya atara batangiye kuvuga yuko ameze nka Lionel Messi cyangwa Cristiano kabatoya siwe mu ntwari gake uyu nguyu ntabwo ari Cristiano nta nubwo ari Messi ibintu Messi yakoze murabizi n'ibintu Cristiano yakoze murabizi Haaland ni umukinnyi mwiza ariko sumwe muri abo ntabwo ari aho kuki nanze urugero rw'umutoza w'umuzungu ndutangiye ko biroroshye cyane ko abantu batagendera muri filuku ikinyoma cyabagusha mu mutego wo guhora bibeshya ibyo bari byo bataraba byo ahubwo bakagira ishyaka ryo gukorera kuba icyo uwo muntu ubavuga cyangwa ubakompara n'ibyo ngibyo bindi yifuza kuba babyo babiharanire n'umuntu avuze ngo ufite imibare nk'iya Messi ariko ntabwo ufite Ballon d'Or nk'iza Messi umutoza wakavuga ngo ntabwo uri Messi ntabwo abakwanze abakubwiye ngo na Messi ibyo bintu yagize imyaka 10 yo kubikorera you are still young you can do that ntabwo akubwiye ngo nguciye intege ngo ntuzigera uba Messi ntabwo bashyizeho iherezo no niyo yavuze ngo what we need is to be close cyo dukeneye ni ukwegera tube turi hafi y'igikombe tujye tukitabira tugere demi finale ntabwo ababwiye abafana ngo mwihanagure ntituzagitwara oya aba avuga ngo trust the process mwizere ko ibi bintu ari umushinga turimo ariko turimo neza tugenda dukura kandi biragaragara hari umuvandimwe Samiri niwe ugira akana ajyandika kuri Instagram nkunda cyane ngo my progress ni my progress my progress is slow but it's happening ati progress yanjye iri iraba gahoro gahoro ariko iraba icyo nge nicyo nakwifuje kubona kuri APR kuyibonamo gute rero kuyibonamo harimo ikintu cyo kubanza gusobanukirwa n'ikintu cyitwa umupira uko uteye mu ndorerwamo y'ukuri itari yo kwibeshya hari ibintu nka bitatu abantu bagomba kubanza kumva ikintu cya mbere
ni ikinyoma kiri mu bantu kibabwira ngo aperi ifite amafaranga umurundo, izakora ibintu byose, izazana kalite ya mbere ku mugabane wa Afurika. Reka nkoresha ijambo abakinnyi bafite ubutunzi budasanzwe mu gani ku kijyanye n'icyo cy'amafaranga ukomojeho, abanyamakuru baranakibajije, ariko afande aravuga ati mu by'ukuri ibyo bintu muvuga ati nabonye musohora ngo abahembo menshi kurusha abandi, zabenda mwabikuye ariko turakinnye pe, ati afande turakinnye. ibyo bintu birahita bibuzuzanya. yakoresheje iryo jambo, oya na wena nkoresheje iryanjye, koresha iryawe, nkoresheje context yanjye. yaravuze ati amafaranga ntayo twabona, yaravuze ati muvuga ko dukize wenda murebeye kubo duhanganye nabo, ariko tubabwije ukuri tubona ahubwo ntaho turajya cyane rwose. yavuze ukuri rwose afande. none riga iryo jambo ritandukanye hehe n'imyaka 5 ati ishize. turashaka kuva no kuri Minadefu tuyicungireho gusa, tukareba uburyo handi twashakira amafaranga tugacuruza, ntabwo amafaranga dufite no kuko Imana duhaye. afande araturahiriye pe, kuki mutubeshyira kwera? ese si ukuri? Nese nuko iryo jambo rivuze mu buryo bw'ubukungu, ayo ni amakuru y'ubukungu, ariko nujya ariko Novici yaduhaye amakuru ari tekinike y'umupira. ayo niyo ababaza abantu kuko agusha ku marangamutima. nyamara n'abareyo iyo context ni imwe mu byo aperi hanganye nabyo. Pyramide, Monastir, Berkane, Simba, Yanga, ibyo bashora aho niho twifuza kuba turi nk'ikipe aperi. nibyo umuyobozi akubwiye mu makuru y'ubukungu. uwa tekinike yakubwiye ati mu myaka 5 ishize twari turi hehe? si we watsinzwe muri Sekafa ejo bundi mu mikino nyafurika, Pyramide ni umukuyemo. none sawa si umukunzi wa aperi yifuza kuba ari? bivuze ko nyine icyo kintu ntikirakorwa. duhera aho mu bukungu rero, ubukungu abafana ba aperi abumva ko aperi ifite ubushobozi bwatera $300,000 by'amadolari, ikajya muri Tanzania ikagura Ziski, igahita igenda ikajya muri Afurika y'Epfo ikagura umukinnyi wa Melody nk'umuzamu wabo, bakumva ko yahita ijya muri Raja Casablanca ikazana undi mukinnyi, noneho bakumva aperi ishobora gufata nka miliyari nk'icumi ikazikoresha muri recruitment, ikajya nka periyoro ya $1 million buri kwezi. nyamara tujya tubwizanya ukuri, twiyibuke abantu bibuke urwego ano makipe abaho. tujya tubwizanya ukuri, mu cyubahiro cyose ngomba igihugu cyanjye u Rwanda, mu cyubahiro cyose ngomba igisirikare cy'u Rwanda Minadefu, mujye mumenya ko hari aho ubukungu bwacu bugeze bukura, bigomba kujyanishwa rero na investment ikorwa. ntabwo uzicara ngo ufate ikipe mu bwami bwa Maroc ngo yaguze umukinnyi wa $3,000,000 ngo uvuge ngo copy paste ngiye kubona muri aperi. ubahe? turi mu Rwanda, turi Kigali, uruha hari investment ishoboka ingana n'ubukungu bwawe iyo kipe. ibintu byose bizamukiye icyarimwe. ugiye kureba mbere na mbere ngaha abantu batangira kwibeshyera rero, ugasanga barakaye. ubundi fondasiyo ya aperi ni iyi, ni Rwanda Premier League, sibyo? ukareba APR FC, ikigo irepresenta mbere na mbere aho niho uhera avuga ati ibi byakavuye muri Rwanda Premier League nibyo byagasunikiye ekipe gushora muri ya mikino hafi 12 y'imikino nyafurika ishobora gukina kugeza kuri finale. sasa saha nimba shampiyona ubwayo itarabasha gushyigikira ekipe, tuzisanga ekipe ari gushyigikira shampiyona, oya ni tape par tape. nimba Minadefu izamutse, nimba igihugu kizamutse, nimba kubivuga wenda azamu, sibyo yambarwa na aperi, sibyo nimba nayo iri kuzamuka mu bukungu runaka by'umwihariko mu Rwanda kuko niyo yambarwa na aperi, uko bigenda bizamuka ni kaperi zava kuri $200,000 ikajya kuri 300. etape par etape, ntabwo umuntu azajya atera hejuru igipfunsi kuri parafoye, nibibaho. ntabwo wakubita inkumi aharenze kuko kwayikoreye. ugomba kuguma munsi y'iyo parafo kugeza ibaye etaje ukajya muri furo ya kabiri. ariho rero mu by'ubukungu ruvuga ngo unyemereye tuhava tujya ahandi, ibyo birumvikana ko abafana ibintu by'amafaranga. katubanze twumve afande nawe tumuha umwanya. Brigadier General Deo Rusanganwa chairman wa APR aravuga byinshi birimo n'ubwo bukungu twagarutseho, avuga byinshi ku bijyanye n'ikibuga ndetse na ya bisi abafana. Baradufasha kubaka izindi ngingo ebyiri dushaka kuvuga kuri APR. ntacyo reka tumwumve. Katwumve afande Deo. Ku kibazo rero cya evaluation y'umutoza njya numva mwazikoze pe,
twabaha ekipe ngo mukore zero evaluation zanyu. Hari ukuntu mukore evaluation nkabumva pe bamwe pe ndemeranya namwe ibyo muvuga, ariko mujye mwiruka kuriya n'umutoza ufite contract, ntabwo wamwirukana. Nayingiye kubivugana nabi no mu Rwanda itegeko ryayo gufata umukozi nabi ntabwo byemewe mu rugo, nawe ngira ngo hagiye itegeko ritirukana umukozi wo mu rugo. Buriya si umuntu wakwirukana ubukanya, hari icyo contract ivuga, ariko n'ikindi no turebe ku musaruro niwo ngira ngo twibandaho cyane. Iyo mukora evaluation zanyu muvuga uko akina, mukavuga ko ari inyuma rero, ibyo turabyemeranya ko nanjye nakabaye ndi imbere, ntawe utabishaka. Ariko mwibuke APR ijya gusigara cyane inyuma. Ukubera iki? Kubera ko yagize, kandi nawe mwigeze kubikoraho ntuza comment, uburyo dufite ibirarane byinshi impamvu bitera. Twasanze APR yabitera kubera ko ari iri mu marushanwa mpuzamahanga, biyitera kumisinga imikino ya Rwanda Premier League. Tugira ibyo birarane byinshi. Hari ukuntu rero bya affecting equipe, nubwo nge ntabyemera cyane, ariko iyo mu bisesengura nkabumva ndemanya namwe mwese ko hari abo bya affecting equipe. Iyo ni imbogamizi. Indi nayita ko ari challenge yagize. Indi ni ugufata abakinnyi bashyashya akongera akabi introducing muri equipe yari sanzwe hari, nabyo byamubereye challenge. Nubwo ntabiha umwanya munini cyane, ariko ngewe nk'umuyobozi ibyo mbitekerezaho. National itwara abakinnyi, ngiye kuvuga abasirikare nibo nyobora munyihanganira, abakinnyi hafi 10 baba bari muri equipe nationale. Reba abakinnyi bose 10 kuza ngo bongere, iyo bavuye muri national team kugira ngo baze bongere reintegrating mu bandi basigaye. Utwo tuntu uragenda akatuvuga njyaraho mwumva. Noneho twajya muri mwajya ubwo ndavuga ikibitera wenda kuba twarasigaye inyuma, ntabwo ari urwitwazo cyane, ariko ndavuga ko byahaba kuba byaba factor imwe kuba twarasigaye inyuma mu manota amwe. Muzi ko hagiye habaho ni andi manota APR yabuze kubera amakosa yabaye yo gukinisha umubare w'abanyamahanga benshi, ayo nayo yavuyeho. Ayo ni 3, ubwo hasigaye 2 twaranganyije. Ibyo rero sinze kwisobanura impamvu turi inyuma ya Rayon Sport cyangwa indi equipe turi imbere, ariko ni Rayon Sport nta yindi. Ntabwo ibyo twavuye ngo ni urwitwazo, ariko tugenda tureba akantu ku kantu. Ariko none ngenda babwira kuri umutoza, tugomba kubaha amasezerano afite na club. Amasezerano njya numva munayasobanura murana yazi ukuntu ateye, wenda wambwira uti kuki mwamuhari amasezerano ateye kuri, ariko ubuyobozi bwari bushobora kubwira buti yari yatakaza ngahe, bagenda bamurentinga n'amanota afite. Amanota amaze gutakaza ubu nabara, ejo bundi yatwaye igikombe cya ntuza cya yabuze ikihe, ntabwo birimo. Njye navuga ibiri mu masezerano ye. Champions League na Super Cup. Yes. Amaze gutaho angahe rero ni make. Kugeza igihe azata yandi bemeranyije 50% ntarageza aho. Murumva rero tugomba kubaha umutoza, ariko mukavuga muti murabona nta kizere. Hari inzego zimwe evaluating, nanjye nzirimo bigendanye na contract. Niba sata kugejeje aho yagomba kugeza twarabyemeranyije kuki twamutegereza, ariko ushyizemo akantu kuvuga ngo ntabwo sinzi uko twakwigisha kocha twebwe. Abakinnyi bo wenda twakwihangana, ariko uburyo buri tekinike wenda naha ku bakinnyi kuki dusezera abakinnyi batageza aho bageze equipe. So mu buryo bwa tekinike wavuga impamvu bamwe bagenda. Mu by'ukuri ibyo muvuga ni inzego zimwe ziba zirubatse, izindi ntizubatse, ndemeranya nabo. Ariko mwibuke ko APR iri affiliated kuri Ministry of Defense. So hari za clubs nyinshi. Icyo kintu rero barakibonye, Minadef yarabibonye, nibwo itangiye kugerageza rero uburyo ibyo bintu byakemuka. Yashyizeho noneho hari board bita ASCAB, that is APR Sports Club, APR Sports Clubs
board. Iyo board yagiyeho kugira ngo noneho irebe izo gaps aho ziri. Mwabonye iyo board irahari iyobora ama clubs yose atari football yonyine. Dufite clubs zigeze kuri 11. Batangiye rero iyo ntuza board igiye uyoborwa na Major General Vincent Nyakarundi, akaba yungirijwe na Colonel Innocent Munyengango n'abandi n'izindi nzego. Iyo board rero niyo ifite inshingano zo kugenda igenda yubaka noneho clubs biri mu nzira rero. Structure ya APR FC nkuko Ruviyanga wabivuze nibyo ntizari zuzura. Ntabwo ari ibintu rero nkuko Jarika bivuze, ntabwo hari imyanya agiye avuga, poste agiye avuga z'abantu bagomba kuyobora izo poste bafite izo expertise yagiye avuga. Ntabwo rero byaba automatic uwo munsi. Abo bantu kubashaka turabafite, yes, ndibaza ko mu Rwanda bahari probably, ariko se hagomba kubona na ntuza na budget yabyo. Ni ibintu rero iriya SCAB kirimo ikiga kugira ngo ibyo bintu byubakwe. Ntabwo wajya muri ministeri ngo usabe budget yo recruiting umuntu uzahembwa amafaranga menshi ngo babyemere. Ibyo nayo ndabibona. So icyo kintu rero muvuze kiri crucial, turakibona. Nibazo tugira ni biterwa no kubura abo bantu. Numva rero inama mutanga niyo birumvikana, ariko mbahaye ko mu minsi ya vuba turimo turabikora. Brigadier General Deo Rusanganwa ni chairman, acting chairman w'ikipe y'ingabo. Yavuze byinshi ariko twagiye turi buganire no ku buryo amafaranga ya APR yifuza kugera kure bijyanye n'amaklabu yandi uburyo abayeho. Ariko se wa mugani amafaranga ubundi yo ahari akoreshwa neza? Icyo ni cyo kurebaho. Ni ko umushinga wa APR ukwiye gusuzumwa. Ntukwiye gusuzumirwa mu kintu abantu bahora mo, ndetse bafite amakipe adakize, none bikaba ko ari wa muturanyi watetse akanusu k'inyama abandi badafite n'ibishyimbo bya mituyu, none bagahora bavuga ngo urukarango rwe. Sinzi igihe kizaba bikagera ahantu abantu bumva ko nibyo APR ishaka kugera itari yagera amafaranga yababwira ngo mu makipe 16 meza ku mugabane urimo n'ibiki na Champions League, bakakubwira ngo na makipe 16 meza ku mugabane wa Afrika agomba kugera muri ayo matsinda, kuko na matsinda barane buri tsinda rigizwe n'amakipe ane, therefore na makipe 16 ku mugabane. Ugiye gutondeka mu buryo bw'ubukungu ntiyazamo, nubwo ubukungu atari bwo bukena turabigarukaho ku kibazo warubashije. Ariko hari ikintu nyine, let me call it a so-called narrative hano, ukuntu ishora ngo imisoro yacu y'abanyarwanda amafaranga ngo apfubusa ngo agira ate ngo menshi ngo izo miliyari ngo zigira zite ngo uvuga utarabona. Niyo mpamvu babwira abantu ngo travelinga uzamenya, n'abahanga bagira inama abantu kugenda kugira ngo bamenye. Wajya kumva ngo APR yakuyemo na piramide, ariko iyo ugeze mu Misiri ukareba facilities zonyine nka stade ya APR yatsindiweho ya piramide, yakenewe na piramide hanze ya stade, mujye mwumva abandi bantu bageze mu mupira. Ari nacyo kintu tugomba gukoresha amafaranga. Twageze kuri stade nka APR yabukwe nka 12, tujya kuri stade nka 10:45 gutyo, hafi 11 kugira ngo bakoremo n'ibintu banakore biri abatoza bakora byo kushyiramo amakona n'ibiki utuntu bifata nk'iminota 30-40 gutyo. Turi kuza hari ibibuga hanze ya stade bigera kuri 4 bitandukanye by'imyitozo. Ababyeyi
hari haparitse imodoka zirenga nka 200 bazanaga abana mu myaka itandukanye, ukabona utwana turi mu myaka nk'I9, 11, 12, 14 gutyo gutyo, n'abandi batoya nk'irindwi gutyo. Abana bari kuva ku ishuri, imodoka zikabazana ku myitozo, nyuma parikingi imodoka zigasohoka, abana bataha abandi binjira, abana bataha abandi binjira. Turabaza turabwira ngo naha bose bari, aravuga ngo oya, hari n'ibindi bibuga byinshi byubatswe muri New Cairo, bafite Old Cairo na New Cairo. Ngo ni nako bimeze no mu mijyini nka Alexandria n'ahandi. Nuvuga ngo aya masaha murimo abana bavuye ku ishuri muje mu myitozo, nuko amakipe yo mu Misiri abayeho, ni urujya n'uruza mu makipe y'abato mu byiciro bitandukanye, imyaka itandukanye. Harazamo abana baramubwiye ngo uzajya winjiramo 10:00 ukine kugera 11:30, musohokemo abandi binjiramo 11:30 kugera 1:00, musohokemo abandi binjiramo 1:30 kugera 3:00, gutyo urujya n'uruza. Ababyeyi bari mu kazi bazana abana, ibitekerezo naho biri. Umunyarwanda hano icyarimo gutindaho nuko batamwise umuntu ya Brazil, nuko batamwise ngo bavuze ngo arakennye, ngo indege ntizima. Turi bande turashaka kubiki, tuno duto turi petit tuda. Icyo dukwiye gukoresha amafaranga twita make, kuko ni make, cyo nicyo ntuzagitindeho. Ntabwo u Rwanda ari Misiri anterime y'amafaranga, si South Africa, si Maroc, oya si byo. Oya, ikijyanye n'amafaranga ashorwa mu mupira si byo. Hari umuvandimwe utubwiye Mickey Junior aho ugaragaza uko muri iri soko ryo mu kwambere ibihugu byashoye, u Rwanda rwashoye mu $150 by'amadolari. Wenda ashobora kuba yibeshye cyangwa se ari hafi y'ukuri, ariko Tanzania duturanye iyi ngiyi yumva uko bamaze gukora investment mu mupira, bashoye miliyoni y'idolari irenga, badukubye inshuro zirenga 10 muri soko ryo mu kwambere. So tubanze twirebe mu ndorerwamo y'ukuri, turi bande, tumenye noneho ko dutangira gukoresha bike dufite mu mupira. Icyo rero APR ni kigomba kwiga, kumenya gushora neza, kuko umupira utanga nuko kuri, ko si hame ko ashoye byinshi ari ugera kure, ushaka gushora bike ukabikoresha neza. Icyo nicyo APR igomba gutindaho. Naho kuhora mu dustori y'abantu ngo yamfanga ngo imisoro ugomba gusora nyine, iyo se ni inkuru. Kumva gusora uri umunyagihugu, ibyo ni itegeko. Naho uko budget iba allocated, ibyo bintu bishinzwe. Ntago ari ushinzwe kugena amafaranga kameme, ntago uri ministre w'ubukungu. Icyo ukora ni ugusora nk'umunyagihugu, bindi nta ukanabaza n'uburenganzira bwawe kubaza ku misoro yawe. Ariko niba budget ijyana kwa APR bw'amafaranga runaka, you can't, ntacyo wabikoraho, kozi nyine niko bigenwe, niko biteye. Kandi ifite ibyihagarariye binatumye nawe uyu munsi wa none uriho. When you question about APR, remember back in the days APR yabayeho ite, ivuze iki ku buzima bwawe. Urakoze cyane, ngira ngo byumvikanye. Ubwo APR irakina na Kiyovu, no mukino wayo w'umunsi wa 16 wa shampiyona y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda. Baraza gusura kipe ya Kiyovu Sport, ari nayo tugiye kwinjiraho. Nakire Bwana Minani Emed, ni perezida w'abafana akaba n'umuvugizi w'abafana ba Kiyovu Sport. Ikaze nanone mu rubuga rw'imikino Emed.